aho tujya kwitoreza niho duhura n'abaduhamagara gukinana nabo. Yego. Twagombye kwitoreza ahacu tukabasanga batarabonye imyitozo. Mu magambo make urasaba ikibuga cy'umupira. Ariko mama gatoya dusubira inyuma gato singuciye mu ijambo nubwo nari guciyemo ariko burya abanyarwanda turabeshya ndi guciyemo. Ahubwo reka turebe ubu urashobora kwicara hano wumvise umupira. Wumvise umupira kuri Radio Rwanda. Ushobora kwicara hano umupira warangiye ukawusesengura ukavuga uti ikosa iriya kipe yakoze nuko mwizamu yashyize muri ya muhungu kandi hari mugenzi we ushoboye gucyana gutya. Bongera muri atake bashyiramo abana basinze ukuntu babivuga giye ibintu by'imipira ndabyumva nta onosiyo mbiziho. Ushobora kwicara ugasesengura umupira abantu bari kuri radio bakaryoherwa cyane. Nkunda umupira nza amakosa yaho niba bamuhaye ikarita uzi kiba cyabaye nkamenya cyabaye niba ashaka kuba yabaye reka twongere tubahe ikaze inshuti zacu z'akadasohoka tubahe ikaze cyane tubifurize amahoro y'Imana tubasuhuza abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu mwese ni mumererwe neza cyane abanyarwanda kandi muri mu bihugu bitandukanye by'isi mwese tubahe ikaze kandi tubifurize amagara mazima ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha tunasuhuze kandi abumva ururimi rw'ikinyarwanda birashoboka ko waba utari umunyarwanda ariko ukaba wumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda mwese tubahe ikaze tuzi ko mudukunda kandi muduhozaho umutima n'ibitekerezo nimba kandi wariyandikishije kuri urubuga rwacu kugira ngo inkuru zose n'ibiganiro dutegura bijye bikugeraho neza Imana iguhe umugisha. Yego nakiriye umubyeyi w'uruhanga ruhanganye ubuhanga kumureba nukurarama n'umubyeyi mwaramukunze na bugingo n'ubu muramukunda ariko reka mukanya araza kubibwira tubanze tubatera amatsiko. Nkunda umupira. Umupira nta televiziyo ngira njya kuyivuma. Gatatu kuba nkunda umupira nkaba tutagira ikibuga urubyiruko rwanjye rwito muri uyu murenge wa Ruhero hano iwacu mu kagari Karemera. Yo nari mfite ikipe ariko wari ufite ikipe ngo ikipe yawe academy cyabaye erega KNC dore abanyarwanda bari cyabaye n'abarutamu bose nibabyumva academy koruve zinkuru z'umubyeyi ko bava hano kujya gukinira Ruhero kandi urabona nabawe nabanje nabakinyi bangahe ni bageze kuri 20 hanyuma n'abafana babo benshi yawe dore nuwarimo uyu musore. Murakoze amazina yanjye nitwa Umwana Elia. Uyu mukecuru ni kaka wanjye ni wabyara mama ndi umwuzukuru we. Hari ikintu yavuze ku kijyanye n'umupira dukenera gukina tukabura aho dukinira bitewe nuko nta kibuga dufite twashaka gukina tukajya gukinira ahantu. Uba mu ikipe ye? Mba mu ikipe ye. Cyamaye. Dumwe mu ikipe ye ni ukuvuga ngo nyine iyo dukeneye gukina turagenda ku Ruheru tugakina imvura yagwa tukarara ariko bibaye byiza badushyirira ikibuga hano hafi kugira ngo natwe tujye tubona aho dukorera siporo. Noneho icyo cyifuzo cyo kuba ntagira aho twitoreza ngo bajye bakora kimwe cy'umupira bita interinoma. Ukecurura kwandenzeho yewe aho tujya kwitoreza niho duhura n'abaduhamagara gukinana nabo. Yego twagombye kwitoreza ahacu tukabasanga batarabonye imyitozo. Mu magambo make urasaba ikibuga cy'umupira. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru by'umwihariko umurenge wa Ruheru mu byumvi ubwo ndavuga meya
na gitifu murebe ikibuga nubwo mwashaka ubutaka mukabwira abaturage muti noneho umuganda w'uku kwezi muwushyire hano w'uyu mwaka muwushyire hano ikibuga cyitirirwe uyu mubyeyi bakunda kwita ku izina rya karadiyo siko wavuze kari ku musego yego icyo cyifuzo kiratambutse komeza ibyifuzo icyo tukiveho ikindi cyifuzo rero nanjye nkaba nifuza nk'abo bantu bashaka ariko mama gatoya dusubira inyuma gato singuciye mu ijambo nubwo nari guciyemo ariko burya abanyarwanda turabeshya ndi guciyemo ahubwo reka turebe ubu urashobora kwicara hano wumvise umupira kuri radiyo Rwanda ushobora kwicara hano umupira warangiye ukawusesengura ukavuga uti ikosa iriya kipe yakoze nuko mu izamu yashyize muri ya muhungu kandi hari mugenzi we ushoboye gucyana gutya bongera muri atake bashyiramo abana basinze ukuntu babivuga agiye ibintu by'imipira ndabyumva nta onosiyo mbiziho ushobora kwicara ugasesengura umupira abantu bari kuri radiyo bakaryoherwa cyane cyane nibyo ubwo abakora ibiganiro ku mateleviziyo n'amaradiyo mukecuru nguyu ushobora kumuzana kuri televiziyo cyangwa radiyo agasesengura umupira cyane rwose uri tayari ndi tayari nkunda umupira nzi amakosa yaho niba bamuhaye ikarita uzi ikiba cyabaye nkamenya icyabaye niba ashaka kuba ubwo rero tukagira noneho hahandi twiherera tukajya kwiga kuki duhabwa ikarita cyamaye inka ukaba konvenka wavuga uti mwakoze ikosa yego icyo cyumvikanye dukomeze ku kindi cyifuzo turagenda tugana ku musozo ntago turenza iminota byibura 10 ikiganiro tuye tukirangije ubu murabona nubwo nshaje yego ariko nshaje nkunda abanyarwanda nshaje nkunda urubyiruko nshaje nkunda rwose abana ko biga none mfite nta bikoresho nigeze mbona kandi abana birerero ntabwo bashaka za ntebe kuzicaramo ntabwo bikunze bashaka kwicara ahantu ku misambi ukabaho utuntu tubacangacanga kuri ya misambi kandi narwo tw'ishuri tubafasha kagatenesi umwana agira gutya ni wowe watsinzwe ni huyu nako abana kabaha aho nawe urasaba imbaraga ndasabaho hantu imbaraga yego hari n'ahandi leta yashyizemo ikajya izana ifu tukayifata tukabashigishira nk'igikoma tukabereka uko bagomba kukinywa neza ndetse rimwe na rimwe n'ababyeyi babo mbonezamikurire yego nabo tukabahamagara bakaza akaba aribo babikora ariko noneho bya bikoresho bitunganya cya gikoma nta bihari ubwo nkiyaranja nkakoresha gitifu wa ruheru na meya nizere ko uyu mukecuru muri kumwumva mubikore hakiri kare mutagawa dore kandi muba mwakoze aka gace ni agace abanyarwanda bagiye bakumva mu bihe byashize karangwaga n'umutekano muke ariko ingabo z'igihugu ziri hano zirara amajoro kabisa kugira ngo umuntu uri hano atekane agubwe neza noneho rero ntabwo haba hari ibyo bikorwa byiza ngo noneho utwo tuntu umukecuru ari havuga aba ari two dutuma bidasobanuka duga ku ijambo turi Burundi barabyumva nabo yego ntari bi rwose kandi burya iyo umuntu yaka igikoresho aba afite imbaraga zo kugikoresha yego voilà imbaraga nzacyazifite zo kurera abuzukuru ngira ngo iyo ni nayo mpamvu kano gatelefone kawe gato ako twita gatoroshi niyo mpamvu twashyizemo nimero yako hano ariko ukavuga uti ndashaka na smartphone ndasobanutse nge nyikoresha nkurikire n'amakuru usibye no kumva amakuru ya Radio Rwanda ujye ureba n'amashusho y'abavuga ureba umukuru w'igihugu warebe perezida wa repubulika mu makuru imbona nkubone wareba abayobozi b'igihugu ibyo bakoze hirya no hino hari nibigaragarira amaso ukavuga uti hariya bakoze gutya natwe dukwiye kuhakora gutya ntabyo urabona ibyo wenda nkuko je nkunda kwitabira yego nk'igihe umukuru w'igihugu yabaga yaje nko